ariko nyine ugomba ariko banyarwanda umuco mufite wo gutabara umurambo bawugira no mu nuwo kwirukankana indabo zihenze ngo mugiye gushyingura umuntu kandi hari uburyo bwari kumurwanaho mu gihe agihumeka anabibona ariko uzi gufata ururabo rw'ibihumbi 30 ngo ukajya kurushyira kumva y'umuntu waguhanuriye ari uko yapfuye kandi ibyo bihumbi 30 wari kubyoherereza umudamu we akaba nibura yaguraho nusurobo ya oxygene sinzi nimba bayipima mu biro muraza kumbwira biga ubuganga mwebwe muri abahanga muri abanyeshuri muri kaminuza urumva nibura abone oxygene bamwe bo babyita ngo bomboni wa mwuka wo ku kiro yego ndugu yangu umuntu yapfa bakabona kwirirwa barira bavuga ngo yaradukundaga ngo twamukundaga urukundo warugaragarije umuntu akimeze n'abakiriho kandi anakureba abimenye ubu amerewe nabi nanone mu bitaro bya Kanombe nuko nyine hari ukuntu umuntu arwara akagera kure rero nuko zinkura gata yikanga akagira ngo koko yapfuye ariko akuka karacyahumeka ariko nuko gahumeka arahumeka insigane byo bishobora kuba arembye kuko nkurikije nk'izo nkuru bamuvuzeho abeshi banavugaga yuko nyine ashobora ko yapfuye uyu munsi turimo turabona tisiye ubabajwe n'umubiri arira nta muntu afite umwitaho usibye umugore we nabonaga ucaracara mu bitaro utu video ndadufite direct agenda tunyuzamo urumva usibye we nabonaga acaracara areba umugabo wanjye akuka karacyarimo ese harabura amasegonda ngo apfese aracyafite ubuzima nta wundi muntu nabonaga usibye umugore we tunashimira Imana yaduhaye abagore iyi ni Zab TV yeweho kugira ngo ngushyire indabyo wapfuye nabireka icyo ntakumariye uriho nakihorera aho kugira ngo nkimarire umurambo umeze ute meze bon ayusho ibyimejeje byaje ariko kandi kubyimejeje kabo icyo kimahangayikishije reka nongere ngusuhuze mukunzi wa Zab TV aho uherereye hose uradukunda natwe turagukunda reka tukubwire ngo ntago wibeshye guhitamo Zab TV tugufite dufite byose habwo umugisha Bibiliya iravuga ngo nimba wishimiye ririmba ubabaye senga nasenze mu izina rya Yesu haleluya amen oui haleluya amen haleluya amen okay birimo biragenda biza urumva ko uri mugenda ubohoka buri hari ukuntu iyo ukorana n'abantu sere ukabona umwe ntago yishimye bigukura mu mavuta cyane ngaho reba isura nk'iya Queen kumubona yarakaye kuri kamera noneho cyangwa afite umubabaro bivuze ngo wahengukira kuri icyo kiganiro aruzi iyo sura yagira gute Yesu we ntago yaba kiduhaye subscribe ari ubwa mbere nibiki birimo bivugwa muri gospel se muri no miss banyakubahwa basere n'abakiriye ikibazo nahoze kugira hari umuvuga butumwa nabonye waciye kuri Zab TV Zaburi kuri Zaburi bigaragara yuko hitabye Imana ariko ngo byabaye menyera amaherere sinabashe nyine kubimenya neza sinzi nimba hari icyo mwandusha mukatubwira Tisie yitwa Tisie ni Tisie se ni Tisie ngo ni biki numvaga bari ni Tisie okay Tisie gusa nyine yagumye guca mu bitangazamakuru byinshi cyane ariko ndumva twamuvugaho kugira ngo nyine n'abandi bataramenya basobanukirwe amakuru baba bakwiye kuyamenyera ku gihe uriya Tisie ni umuvuga butumwa ndanamuzi ni inshuti yanjye urwariye ararwaye bikomeye ararwaye iriya ndwara rero ituruka ku mpanuka yakoze impanuka atwaye bya bimoto by'abazungu murabizi imodoka imuturuka inyuma iramugonga akurizamo kurwara ibihaha bikomeye yararwaye agera za Roi Faisal mu bitaro amera nk'orohewemo gakeya hari ukuntu ubona bavura umuntu ariko ntakire bakamubwira ati butashye turakugiriye impuhwe turabona amafaranga utazayabona urugo rwa rurenda gusenyukira mu bitaro arataha
rero yewe twigeze kuvugana n'umugore we umurwaje urumva ni inshuti zanjye mbere yuko iriya za buri TV ikora inkuru twigeze twavugana pe uyu muhungu afite amavuta yasengaga yasengaga byo nanjye narabibonye ari umuvugabutumwa internationale yambuka mu bihugu byo hanze abwiriza ubutumwa bwiza ahanura nyine anumuhanuzi w'Imana yagusenga bwarasenga kabisa noneho iyo mpanuka baramusezerera ajya mu rugo ariko aguma agenda ku kagare kubw'ingaruka z'iyo mpanuka ubu amerewe nabi nanone mu bitaro bya Kanombe nuko nyine hari ukuntu umuntu arwara akagera kure rero nuko zinkura agata yikanga akagira ngo koko yapfuye ariko akuka karacyahumeka ariko nuko gahumeka arahumeka insigane byo bishobora kuba arembye kuko nkurikije nk'izo nkuru bamuvuzeho abeshi banavugaga yuko nyine ashobora ko yapfuye mani ariko reka tujye tureba n'abantu ntago batabarana nta mutima w'urukundo bafite kwini uzacunge iyo umuntu akuka akagihumeka nubwo waba umeze nabi gute ntawe ukwitaho ariko uzi kugira ngo umuntu arware ubushobozi bubure umudamu avuga ati ni jyewe nawe ndabona amafaranga ntazayabona reka nkuru umuntu mu bitaro atanakize njye kumuryamisha mu rugo kandi afite abantu basenganye afite abantu yahanuriye urumva bamwe bazaga ibibazo bimeze nabi ati tugire ku mavu dusengera mukozi w'Imana hakaba ari nubwo bashima Imana mu rusengero bavuga ati twasengewe n'umukozi w'Imana yakize ariko umuntu yagira ibibazo ntibamwibuke ariko yapfa bagahurura n'indabo muzarebe kwirimba ibintu bihabera umuntu ntibamusuye ku gisasiro nta no kuvuga ati afite umugore aramurwaje reka dukande ku nyenyeri tumwoherereze n'icumi nibura abone oxygene bamwe bo babyita ngo bombone wa mwuka wo ku kiro yego ndugu yangu umuntu yapfa bakabona kwirirwa barira bavuga ngo yaradukundaga ngo twamukundaga urukundo warugaragarije umuntu akimeze n'abakiriho kandi anakureba abimenye biriya kwirimba hazaboneka ngo bita ngo nabatanga buhamye bavuga ibigwi kandi mugani nkuko arembye cyangwa agihumeka ntawe uri kumugeraho ariko uzi ko ari umwana w'idini Imana none ni umwana w'idini gusa nyine murabizi ko abanyarwanda bavuga ngo bakunda abapfu kurusha abazima none se uyu mwuka wo gukunda mukibuke umwuka wo gukunda abapfu umariye icyo umuntu muzima koko ariko uzi gufata ururabo rw'ibihumbi 30 ngo ukajya kurushyira kumva y'umuntu waguhanuriye ari uko yapfuye kandi ibyo bihumbi 30 ari kubyoherereza umudamu we akaba nibura yaguraho nusurobo ya oxygene sinzi nimba bayipima mu biro muraza kumbwira biga ubuganga mwebwe muri abahanga muri abanyeshuri muri kaminuza urumva wakaya mukandi akanyenyero kamubwira ati rero simbonetse ndi mu ntara ndi mu mujyi wa Kigali urumva ngiyi momo mupfe kongera ka oxygene murebe ko nibura yapfa guhumeka na kabiri man uzi ko ari igihe umuntu anogonoka neza ari uko ari ubushobozi yabuze bwo kwivuza cyane none se biriya bintu uko babibara ku mafaranga yashize barabihagarika muganga nta muhwe yakugirira kanega abaganga ntiwabarenganya nayo iyo miti babayitumije kandi mu buryo bw'amafaranga urumva bayiguhereza nyine utabishyuye ahubwo turebe ngo umutima w'abantu batabara bafasha abandi umuntu yapfuye mbere atarapfa baba bagiye mbega ibi bintu ni indwara rega namwe mu bikemure uyu munsi turimo turabona tisiye ubabajwe n'umubiri arira nta muntu afite umwitaho usibye umugore we nabonaga ucaracara mu bitaro utuvideo ndadufite direct agenda tunyuzamo urumva usibye we nabonaga acaracara areba umugabo wanjye akuka karacyarimo ese harabura amasegonda ngo apfese aracyafite ubuzima nta wundi muntu nabonaga usibye umugore we tunashimira Imana yaduhaye abagore namwe mudafite abagore mu bashakisha burya inshuti nyashuti uyibona mu makuba urumva uyibona mu makuba buri muntu n'urwara nta kurwazi nzamenye ko haye sha ukaba uri mu bitaro ukabona nta kugemuriye ndugu yangu ubwo bushuti arimo akubwira
uzashyireho 0. ni ukuri pe. nimushaka mwe mwarasenganye gute, nimushaka mwe mwaratereranye ubutayu gute, nimushaka mwe mwariganye, nimba utabaje umuntu ese ubundi arinda gutabaza kuki? ubusere umaze kumenya ko ndi kwa muganga muri izo bomboni, reka tubyite bomboni kuko abaturage benshi niko cyangwa se izo oxygene uriya ukongererwa umwuka, urumva ubumenye ko ndi kuri oxygene koko, imbuto zo ntiwaziguruka zinzanira cyane. ubumenye ko runaka ndwaje ntiwavuga ati reka nkoherereze ku gasuka ariko kurwaza umurwayi koko, kugira ngo mbike amafaranga yo kuzagura ngo izo ndabo nayakohereza bikiri muzima suko. ariko abanyarwanda mwibuke ko atari uko duteye. yewe nupfa nzaza gutabara, ariko barokore mwasenze muvuga ko musenga Imana ivuga. ubu murashaka ko tisiye apfa apfe cyangwa se akuremo oxygene arimo arahumeka isigane, ajye muri sitade ategura igiterane cya fundraising yo kumurwaza, kandi muharimo bizi ko anarwaye. ibi bintu si we wenyine bibayeho, mugire ngo murabyizi. Theo ejo bundi bose babireba yaririye kuri zino ekara, urumva afite agahinda yirutse mu nsengero, umugore arwaye impyiko, urumva ari kuri dialyse, yabuze umufasha, umugabo arinda ubwarira kandi yarasenze, yarakoze indirimbo, n'ubu kandi umugore we ntarakira, n'ubundi nawe ameze nk'uko uriya ameze. mwageze ku bantu b'Imana, nimba mugifite umutima utabara, nge nta muntu wanumye kumuvugira, ariko nyine ugomba ariko banyarwanda umuco mufite wo gutabara umurambo bawugire no nuwo kwirukankana indabo zihenze ngo mugiye gushyingura umuntu, kandi hari uburyo bwari kumurwanaho mu gihe agihumeka anabibona. uwo muco muwucikeho. jyeweho kugira ngo ngushyire indabyo wapfuye nabireka, icyo ntakumariye uriho nakihorera aho kugira ngo nkimarire umurambo. ariko ni nabyo none se ndabeshya kuri kabisa, genda babaye ndugu yangu. tekereza kugira umuntu yumve ngo umuntu yapfuye, aherereye muri Amerika, afashe indege arateze araje, ategereje za miliyoni. mu gihe yari arwaye azi neza ko arwaye, ntiyigize aboneka aho ngaho kugisasiraho yarari. ni ikibazo gikomeye cyane. ibyo bintu bigomba gucika rero. uyu muji iwe nimba nimbabarire gukoresha iryo jambo, bajya bakunda ngo ni umuji wanjye, urumva agira n'umutima mwana. buri hari ukuntu nibura n'umuntu arwara ukabona arwaye n'ubundi yari ruvumwa muri karitsiye, ariko uyu muntu ni ifura, ni umuntu wikorera ikibazo cyawe, urumva yakumva ngo kwini ngo afite ibibazo nka kuriya watangiye ufite akababaro, ni ukuri yahitaga gusengera pe, kuguhamagara akumva ntumeze neza kuri telefone, ukimara kumubwira ngo ufite ikibazo yahitaga aterura isengesho akagusengera, urumva kumva ngo ufite ideni ryakurembeje, ni umuntu wafataga akavuga ngo fasha imasengesho y'iminsi 7 akagusengera ari we wenyine ubigizemo uruhare. uyu muntu nta mutima mubi afite, ni ukuri kabisa. wayinota abantu yasengeye, abantu babanye, abantu bamuzi, iki batamufasha. buriya igiteye agahinda, buriya nk'Imana iramutse ikoze ibitangaza ugasanga wenda arakiza, bavuga ati twaramusengeye. ubu burwayi mwana harimo benshi bijyana mu rusengero bakajya gushima Imana ngo twaramusengeye, ngo twaramufashije, kandi nyamara aho ari ibyo bitanamureba cyane. erega kumusengera, uko kumusengera kudafite ibikorwa ni ibihe? senga ariko unanakore. buri isengesha Imana ikunda irashaka umuntu usenga ariko akanakora cyane. nimba ngusengeye uri kwa muganga, sinagira ikintu nkora kugira ngo nibura ubona yo kugura imiti, iryo sengesho nimaze iki kandi ifite ubushobozi? ntacyo kabisa. niba usenze kora, sibyo ibintu byo kuvuga ngo ugiye gutabara umuntu yapfuye kandi mu gihe yari ari muzima wari ufite n'ubushobozi, ariko uravuze ngo ugiye kumutabara ariko yapfuye. ntacyo bimaze. ubu nshaka kuvuga ngo simeze neza ntubyumve, ariko uwo mfuye mu kanya ugasanga umuntu ari kurira. niko abanyarwanda duteye, niko duteye nyine. rero niba nk'ubwe ngo meze nabi byumve, witegereza ngo umuntu azarunduke n'uzamenye ko byari byo.
none se bamusuye nimero ntihari. ni ukuri pe bamusure bamwiteho bamufashe bamusengere ubushobozi bwose umuntu wese afite amufasha. Njyewe nshobora kuba ntava hano mu mujyi wa Butare ngo njyeyo urumva, ariko nkavuga ngo amafaranga nari gutegesha nkanze ku kanyenyeri n'umurwaje abonye deplacement man, sibyo wabura ariko uzi kurwarira i Kanombe. Kanombe ni habe ni kuharwarira kuharwariza kandi wumve uyu sinzi n'ikintu cyatumye ajya i Kanombe. ni gute umuntu ashobora kuba yaratangiye arwariye Roi Faisal agahita asubizwa mu rugo kuko yavuye yadakize, abona amafaranga yamushiranye, noneho byakomerana umudamu akavuga ngo kubera ko nta bundi buryo reka mwohereze mu bitaro byoroheje kuko Roi Faisal iri hejuru. Uzasanga aho abayobozi bakomeye niho bivuriza, urumva iri hejuru. Ntekereza ko n'umugore ashobora kuba yagize imibare akavuga ati reka njye mu ivuriro rigabanyijeho gakeya ridahenze nka Roi Faisal kubwo ubushobozi buke afite, ariko ntabona umuntu ampfira mu maboko. Mwatabaye umuntu koko ni ukuri pe bamutabare batabare kandi buriya wabona aramutse apfuye mu gitondo wajya kubona barahageze n'indabo n'amamodoka byose. buriya gutabara umuntu si ukareba ngo afite ubushobozi bungana ute, kuko aho abarwariye ntago aba ari gucuruza ngo yunguke. ni amafaranga nyine aba agenda ahungukaho kugeza anashize. ubwo rero abantu b'Imana, abanyarwandakazi dukundana dufashanye mu buryo bwose tutitaye nyine ngo umuntu ni muzima cyangwa ameze ute, witegereza ngo umuntu arega uriya muvandimwe ibintu Imana yamukoreye byari bikomeye. urumva njyewe mbabajwe nuko umubiri urimo umugora yari amaze gufatisha ubuzima. hari ukuntu umuntu aba amaze gufatisha ubuzima ho gatoya ubona ineza yo gukorera Imana irimo igenda imwitura, ariko ukabona Satani nanone sazanye urugeragezo nka rumwe yataye kuri yo umwana akarumugabaho. urumva uyu muhungu yatangiye yikurura asabiriza ku gipine, yaramugaye kubwera amateka y'ubuzima. Imana igira gutya mutabara aba umwisilamu, ava mu bisilamu, Imana imuha agakiza iramubwira ati singushakaho jya kubwiriza ubutumwa bwiza. urumva kugira ngo umwisilamu akizwe biba bigoranye, ihita imuha za mpano z'umwuka wera zirindwi. ni umuhanuzi pe, hamwe mugenda yaratwaye n'imodoka mu muhanda agaparika ati akavuza amahoni ati parika iyo modoka yawe Imana ikuntumyeho muri ropu we, mugaparika ku ruhande akakubwira ubuhanuzi bw'Imana igutumyeho. urumva yarageze heza. rero mbabazwa rero nuko umuntu tuba tuziranye Satani amugabyeho igitero nka kiriya kigamije kumwambura ubuzima no gushyira ubuzima umuryango we mu kaga. kuri pe uyu mudamu we ugira ngo hari ibyishimo afite, nta wabigira utese, ntago wakwishima urwaje. ni wakwishima urwaje. ntaranogonoka, urumva ntaranogonoka, ariko amerewe nabi cyane. amerewe nabi cyane, niyo mpamvu abantu barimo bamubika. kandi buriya abanyarwanda bafatanyije bagashyira hamwe nk'umuntu nyine bamenye yarababwirije, ndakeka bamwe twarafashijwe, abandi yaradusengeye, abandi yagize ute. rero buriya baramutse bashyize hamwe ko biri kose byagenda neza. ariko ikibabaje hari n'abo usanga batabyitayeho, kavuga ati nyamara nyine ikintu tuba tugomba kumenya buriya ubuzima bwose babamo ni ugufashanya, kubera ko ubuzima ni gatebe gatoki. umunsi umeze neza ariko ejo ushobora kurwara, ushobora kuba uyu munsi ufite amaguru ejo agacika. niyo mpamvu rero tuba tugomba gufashanya kugira ngo ubuzima bugende neza, sibyo ra? kuko bashobora kumufasha Imana ikabahereza n'umugisha. rero gufasha ni ibintu byiza kandi by'ingenzi, mubikorera umugisha byibuze basi. ni ugufasha, ejo ni wowe, ejo ni njye, ejo ni uriya cyane. ubwo rero umutima wo gufasha numva ntaho wagarukira, urakwiye kabisa. umuntu muraziranye cyangwa se ntimuziranye cyane, dufashanye. nibuka ubundi nkumva narira, by'umwihariko ku mukozi w'Imana. hari ibintu ubundi nibuka ineza y'umuntu ugiye yagiriye abantu agifite ubuzima nkumva narira. urumva uyu muvandimwe Mana akunda n'abashyitsi. urumva twese kujya i Kigali buriya twararagiwe. urumva
kuko urumva ni umwana uvuka hano i Butare mbere y'uko arwarira hari i Kigali yabanje gukorera umurimo w'Imana hano i Butare ineza ye twese turayizi. Urumva rero hari ukuntu ujya i Kigali ukavuga ati ngiye mfite umuvandimwe atuye Gikondo reka nikozeyo ndyame. Wajyayo umudamu akakwakira agafata icyumba cy'abashyitsi akagushyiramo. Urumva bakamenya ngo umushyitsi yaje akareti bakagomba kubyuka bagateka mu bunyoni batitaye no kwisahuri bwagendere mwana. Wumva iyo famille ukuntu nta badayimoni igira cyane. Urumva utinye afite umudamu ni umuntu uvuga ati isogisi ry'umushyitsi ryanduye ntariho umukozi ngo agenda arifuri wakaba ari ufata iya mbere mwana akaryifurira. Urumva uwo mutima tuza abagore benshi babinenesi. Urumva ashobora kukwakira akagira gute ariko akaba atagufurira n'ikintu ariko akavuga ati umushyitsi mukorereho umugisha. Ni abantu baza agaciro ko gukorera umugisha man. Ariko nkababazwa nuko umuntu arwara ni umugore we wamusiragiragaho mwana. Birababaje n'ukuri. Undi nawe arimo arasemeka isegene. Urumva iriyo oxygene cya kindi baba bamucometse mwene hano ku munwa kiravamo no kugisubizamo ntibishoboka. iyo bigezeho urumva umuntu aba yarembye cyane. Umurwazi umwe niwe nabonye wafashe agashusho abona umuntu agiye gupfa. Birababaje n'ukuri. Ntago tuzi iyo tujya ariko imirimo mukora mukorera abera b'Imana izibukwa kandi ni nayo izabaherekeza mugeze budapfa imbere y'Imana. Munibuke nimba musenga muba mu nsengero mugirire neza bose ariko cyane cyane abo mu nzu yaso abo mwasenganye abo mwaruhanye ababasengeye mwibuke umuntu w'Imana. N'ukuri ibi tubivuze tunavugira n'abandi. Urimo urirukankana indabo zo kujya gushyira ku murambo utarafashije umuntu akiriho kuki. Si nk'ibyo byose katika abo ni abadayimoni faya kabisa. Mba nababaye mba mbabaye kwi. Hoya birababaje. Nungirira neza uzangirire neza nkiriho. Uwo murambo wanjye iyo mayiti nushaka uzayihorera uzajugunyiriya ntacyo bizaba bimbye sinzaba mbimenya. Ariko mu gihe nkiriho uzanyereka ibyiza nyitaho nyereka ibyiza wagombaga kunkorera cyane. Urumva tisiye nshuti yanjye nawe mudamu w'umurwaje turabakunda. N'ukuri simbangu bangazarishe nk'ihene. Bantu b'Imana mwakoreye Imana icyo kigerageza uriho nundi wese cyamubaho siwe wakihamagariye cyamubaho. Twese turagenda tugatsitara. Urumva wakoreye Imana uri umuvuga butumwa turakuzi wasengeraga abantu. Ineza n'umuhate wagize ku murimo w'Imana witangira abantu nubwo abantu batakwibuka ariko muri Imana izakugirira neza. Kandi turagusengera Imana igukize ikugirire neza. Tugiye gusenga muhumirize dusengera umukozi w'Imana. Turagushimiye Imana nziza tuvuze byinshi kandi tubivuganye n'akababaro. N'ukuri Kristo wacu ubabariye mu bitaro aruhijwe n'umubiri cyane ndetse barimo baranamubika. N'ukuri mwana kubera ko n'ubundi ubuzima bwe bumeze nk'uburi mu manegeka. Ariko ufata ibidafite ishusho ukabiha ishusho. Aka kanya dufasha akanya turasenze dusengeye umukozi w'Imana tisiye muhe kugubwa neza mworohereze. Mukiza uburibwe afite atihamagariye. Twirukanye imbaraga z'abadayimoni zamuhejeje ku gisasiro katika jina la Yesu. Ibi bihaha byangiritse izi ngingo z'ubuzima zangiritse zihe gutuza zihe gusubirana. Uwera nyiringabo Imana nimba warasuye Lazaro ugihumeka ntago byakunanira kumuzura. Turasenze kugira ngo ubuzima bwe wongere ubwubake. Turasenze kugira ngo iriya mpanuka aho yangije hose haba mu bihaha haba mu mpyiko wongere umwubake kandi yubakike. Turumva twanezerwa yateguye igiterane muri sitade abwira abantu ngo nimurebe akagare ndakajugunye. Abwira abantu ngo nimurebe imirimo Imana ikoze. Byatunezeza natwe twashima Imana. Twazibuka ko muri ano masaha muri iki kiganiro twakoze twagusenze kandi ukumva gusenga. Twirukanye urupfu kuri tisiye katika jina la Yesu. Twirukanye urupfu kuri tisiye
katika jina la Yesu. Topa ya lala bini fokita. Turatura ubuzima buzima kuri tisiye kuko agushikamishije umutima. Murinde aba mahoro masa. Amen. Ndibuka yigeze yuzura umwuka ari kuri ogisijene. Aravuga ngo mu bantu Imana izigamye kandi irinze ndimo kugira ngo nyikorere. Arakubwira ngo Mana nyongerera iminsi yo kubaho kugira ngo ngukorere. Twirukanye izi dayimoni zimushubije mu bitaro katika jina la Yesu. Ahubwo mu buzima umuremere, umukize, ushyireho ingingo aho zari zarangiritse. Tubone neza yawe, tubone n'ibitangaza bivuye mu kuboko kwawe, natwe tugushime. Tunejejwe n'ibyo uremeye muri ano materaniro, tunejejwe n'ibyo uremeye muri ano masengesho dusenze. Tunejejwe na support umuhaye yabiturutse ku bantu, kandi umukoreho umugisha, umusuye hari yarwariye. Umuha umugisha kuko abagiriye neza bera. Ingororano yawe uzayibaha, uzabarengera, uzabakiza nabo mu bihe by'amakuba. Ari mu bihe byo kwitabwaho, byo gusurwa. Dusenge n'abadogiteri barimo bamwitaho kugira ngo bakoreremo marayika murinzi w'Imana amukize. Turagushimiye kuko uri Imana igize ikikora. Ni mu izina ryawe ryera tubisabyemo twizeye, amen. Ushobora kuba kuri iki kiganiro uramuzi ntunanamuzi, ni mu musure kuba muzi. Musure umugore we, mumube hafi. Gusenga ni byiza ariko no gukora ni byiza kurushaho. Buriya biba byiza yusengeye umuntu ariko ukanakora mu gihe ubona situation arimo imusaba ubushobozi kandi adafite. Kuko buriya burwayi nubwo waba uri umumiliyoneri ndabizi bushobora kukuzahaza. Uwakubwira ngo ishyura umwuka ku isegonda nawe byaba ari ibibazo bikomeye cyane. Umva kukomeye, nzi ko byagusiga habi. Ariko uyu muryango ukeneye kwitabwaho, ukeneye gusurwa, ukeneye kwegerwa kugira ngo mubere ku rukundo. Imana namwe izabibibukiraho. Turabakunda, nimba turi abagenzi bajya mu ijuru. Tugirire neza abantu b'Imana Queen. Sibyo nyakubahwa muvandimwe? Cyane rwose. Tugihumeka. Murakoze. Tubakore byiza bakiriho. Yes. Queen, ubuse hari ibindira? Ntabyo, turabashimiye mwakoze kubana natwe. Nawe wakoze gusengera umuvandimwe, reka twizere ko Imana yabyumvise. Nanavuze ku ndimi rwose pe. Kuri iyi ni Zab TV.